amagambo naha uri n'ibikorwa aravuga neza neza kumva umutwe ugiye kumeneka ngo ni inkuba ikubise jewe rero ntabwo twabana n'iminsi 2 buryo uyu mubyeyi ajya gufata umwanzuro akumva biramurenze hari cyaba yabonye kugira ngo yahamagaye isobane kuri telefone atababaye urubyiruko dufite tugendere mu byemeye murabyandika mu bisinyira muri wese subazanye impapuro zihagije ndazifite ndagura n'izindi urupapuro n'iveni ibikayi binini buri wese ajya bifata nka daho uri mu ijuru uzisoma turabyuka tuzivuga turakumesera humura tugende mujye mu kazi mugire vuba kandi Mana turakwinginze abari wowe ubikora ibintu byose areba ubuzima bwose twanyuzemo uburyo Emi yakoze impanuka akagenda akakonyagurika akavunagurika ko Mana arakuze kuba waramukijije ariko ubundi Mana kubera icyo ari twebwe bibaho kubera ibibazo byose ari umuryango wacu bibaho ababyeyi bacu ntituzi ngo bagiye na Emi wakoraga ibintu byose aragiye akoze impanuka ariko Mana ndagushima yuko yabashije gukuraho biriya bipfuka akabungubu abasha no gukora akantu na kamwe none rero Mana nimba wumva gusenga kwanyu ukumva ahantu hose nanyuze ahantu hose namanutse nje kukwinginga ndakwinginga naroza umugarura ari muzima bose abashe kujya akora kuko maze kurambirwa ndananiwe ndarushye none ubu buzima ndabuhaza Mana kubera iki ari twe bibaho koko Mana kubera umuvandimwe aragiye abaye igihumara uwase arananiranye Emi ntarabasha gukora neza Rose aragiye arasaze ariko Mana ndakwinginze bari wowe umugarura bari wowe umukiza imbaraga zawe ndakwizeye Mana ndakwinginze ubikore murambure ibiganza byawe abashe kugaruka mu buzima ari muzima ibintu agenda yambaye ibyamvagara mu izina rya Yesu imyuka mibi turayirukanye mu izina rya Yesu Mana rero abari wowe umufasha abari wowe umukiza uravuga bikaba wategeka bigakomera Mana yagasani turavuga tugacumura twakora tugacumura twagenda tugacumura turabizi ko ari wowe ushobora byose ndakwinginze abari wowe ugenda urambureho ikiganza cyawe kuri Roza nagaruka ari amahoro tuzongera dushima izina ryawe mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen Rosaro yaramaze iminsi nemumva ngarahindukira asubira mu buzima Maria na Marita bagira ngo birarangiye ariko kuwiteka Imana ntibishira Mana nyagasani icyubahiro ni icyawe abari wowe ibintu byose ubitunganya mbona ngeze mu rugo amahoro ndongera nshima izina ryawe izina rya Yesu dusenze twizeye amen nuko Mose yamanitse inzoka mu giti abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka Mana nk'uko ugirira imbabazi abantu bose
nk'uko abakora ibyaha bose bagusanga ukabababarira. Mana ndakwinginze nkweretse Uwase, ndakwinginze urabona ibikorwa bari gukora, ubwibonagira ibintu byose, ndakwinginze aba ari wowe umubabarira, aho azajya agenda ujye umugenda imbere ibikorwa bye byose. Mana ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uwase ndamukweretse, murambureho ibiganza byawe Mana abashe guhinduka, agaruke mu muryango, nawe ari umwana nk'abandi, agaruke mu muryango, abashe gukora ibyo dukora, abashe kwakira ibiryo turya. Mana umucishe bugufi, murambureho ibiganza byawe mu izina rya Yesu, amen. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfise indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga, ndushaho kukumenya. Gusa ibingibi nibyo nakubwiye kuva kera wanga kunyumva. Je nakubwiye ko tugomba kuva muri uru rugo tukagenda ibintu bitaragera kure. None reba ibintu utumye bivuga tumuri umugore ufite amagambo angana kuri yaza hano. Urabona uri umugore wowe turi mu umugore afite uburenganzira bwo kumvana mu rugo. Ariko wumvisha amagambo afite. Amagambo naha uri n'ibikorwa. Aravuga neza neza kumva umutwe ugiye kumeneka. Ngo ni inkuba ikubise. Jewe rero ntabwo twabana n'iminsi ibiri. Pe ureba mfunga kuko no kumufata mu ijosi ari kuvuga ari amagambo angana kuri nawe kurana intoki zanjye ari uko umwuka ushizemo. Abantu baravuga we ukagira ngo barimo baramamaza. Muravuga ukagira ngo wenda bamushyizemo umuriro cyangwa batiri. Mbarira umwana wanjye. Ibintu byahana birebye ndabyitegereza. Birancanga. Na byancanze umve ngo byancanze. Ariko dore umwanzuro. Abo bavandimwe bawe ntibahinduka, ntibateze no guhinduka. Nababonye ni indyarya ziyoberanya, mbese ni indyarya zigendera mu nzira. None kubera ko batahinduka bakaba badateze no guhinduka, dore icyo gukora. Wowe iyo ubana n'indyarya ugomba kuba indyarya, ugomba kuba indyarya kugira ngo ubone amahoro, sibyo? Kuko bakomeza bakakwanga, bakwishyiramo, wazashiduka banakugiriye nabi. Kugira ngo ni robo bari gukoresha. Ababyeyi baraguyana gasanga umuntu wabyaye. Baze nk'umubyeyi koko uriya ziko barabyaye nawe. Uri ari mama. Yari isasu. Bita ku gikuta ubwonko bugatakara hariya. Ajya kwirira ibigori. None se tugenze gute? Hano abantu tubarenga twigendereza. Mani mbabarire tuva hano. Reka tuva hano kuko nibitabaye ibyo ngiye. Amukecuru azamaranga iminsi ngitanga. Namukura namenye warayi namuhekenya. Nose buri uriya urumana yamarana kangahe. We niba aramenye gusa uzakuramo biroroshye. We njye menye nako byari handi. Ubwo ukagira ngo kereka barayimutongereye. Amagambo. Noneho wabonye ukuntu yahagurutse ngagiye kumfata mu ijosi. Nabure ndi kuri amazi rambaragaze bura ugufu bwe nimvaga ari kurumva. Buri metero ko tubukandagira hasi. Kubita ku gikuta. Umuntu aba yabubashye ariko ntibumve, bafite inzangano mu mitima yabo, bafite kurobanura abana, bafite ibiki wagira ngo sinzi umudayimoni. Wagira ngo baratwibasiye neza, wagira ngo nino barabadutumye. Uzwo wagira ngo ni ingenzi. Ejo data wacu arahavuye masenge bohereje inzana zabo ngo zize kuba hangaha. Birirwa bavuga babunaniwe kugira ikindi kintu bamara no kurirwa bavuga ubugambo. Mbareka dushake inzu. Kuko ni ibyihebe bya burundu ni indyarya za zindi zedi, ariko bazaba bazima mu ngufu, kandi kubatwara gake gake. Dutegereze none wakora iki? Reka dutegereze turebe, ariko mu gihe dutegereje nawe babera indyarya, ubereke ko nta kibazo, ubereke ko bahindutse, ubereke ko wabizeye. Nibitaba ibyo zabazanira ubuyobozi babajyane mu bigo ngororamuco. Nanone hoya pe kabona abavandimwe pe ntabwo nashimishwa no kumva babafunze babajyanye
iwawa babajyanye he ntabwo byanshimisha kandi tuvukana. Reka mwereke rero iyo udakumira ikibazo kitaraba n'ikice kiba kirekire, ibintu byafashe intera ndende utabasha kumva. Buryo uyu mubyeyi ajya gufata umwanzuro akumva biramurenze, hari icyo aba yabonye kugira ngo yahamagaye isobanure kuri telefone atababaye. Nyine yarababaye pe, nanjye njya mbabara, ariko ntabwo nyine umwanzuro ari ukubafata tukabajyana mu buyobozi. Tuzakomeza nyine turwane duhanyanyaze tubaganirize ibibazo bigabanyuke. Ibyo ndabyumva. Ikintu cya mbere bindyarya kugira ngo ubone amahoro ku giti cyawe, mama wabona amahoro, umuryango wawe ubona amahoro. Yereka n'abaturanyi buriya babafataho n'ijambo. Bafataho n'ijambo. Iyo byaye nabi abaturanyi bakubona urwaho. Ubwo kugira ngo ibyo bibazo byose tubikumire, twishakira amahoro n'umutekano mu muryango wacu, nayo babera indyarya. Mama wewe buriya ni umuntu mukuru kandi twaraganiriye cyagiye tugenda kuri abanyagosenge bandi, nawe yafashe umwanzuro wo kugira gute gufatira ku muntu nk'ubwanda ati kagira cyaka karuca karumira. Wowe rero ihangane, ndabizi urababaye kandi uravunika, ariko ndakurahiye ndabyumva birababaje gufunga umuvandimwe, nta wabyifuriza undi, rwose nta wabyemera, ariko iki kibazo nigifata intera njyewe njyenyine nzaca hirya nishakira amakuru, nzabazanira ubuyobozi. Karashanga ni abavandimwe, icyaba cyose nyine ntabwo byakora ko ari abavandimwe. Kuba abavandimwe se no kuba byafata intera ndende uzi ko bishaka gutuma wagira depression. Kumukingirana mukingirana nk'ugiye hanze ahita mukingirana umunsi wose akahaguma mubaza ikintu yaje kwambara. Niba ufite uduhano tworoshye ibyo tubireke twibwira, ahubwo telefone yawe rero ngo duhamagare umukomisiyoneri njyewe yanjye nyitaye yangira mu nzu nanjye. Ariko ntari ibindi ngenda ndaza kunyaruka njye ku muhanda nimugoroba ndebe ahantu ndebe umujyama ndebe ukuntu yandangira muri quartier. Inzu nziza, ibyumba 2 na salo nziza ifite dushe na toilette mu nzu, nta bintu by'akajagari. Tugomba kwigenga mwana, bino bintu byo kwirirwa tuvuze ndiri basakuza tuvuze kwiryamira ntabwo bisa. Nkuba mbyukije niryamiye nifitiye ibitotsi byuka mana we mbega umugore harya ngo ni masenge. Buriya nimba ikubwira ubyumve, ntabwo mbanga nabisenge neza banjye, kandi se aho atari ndahari igihe maze hano nakimaze ndakureba no kwitegereza, ikindi nacyo cyanzanye. Buriya mama washaka kugira depression ndende, akaba yakiyahura, akaba yagira hypertension, akaba yagira umutima, imivuduko n'izindi ndwara bivuye ku bana. Ese hejuru y'ibyo ari wowe ntacyo uzaba wungutse, mama wawe ntacyo azaba yungutse, nawe ntacyo bazaba bungutse. Ibyo bibazo byose tuzabishyira ku mutwe tubyikorere. Ikiruta byose ndabyumva niba barekura, nanjye si uko mbanze, ariko bashaka kugira bakwitaho imyaka 2 bakaza ari bazima. Amaraso ntabwo ari amazi, ntabwo ibyo nabyemera. Icyo wambwira ibindi nkabyumva barakosa nkababara, ariko ntabwo natuma hekimukira abavandimwe banjye gutyo. We ntabwo wabyumva, ntabwo muvukana, nubwo papa ari musaza wawe ntabwo wabyumva, ntabwo muvukana. Ibyo mbwira ndabyumva, kandi uri umwana, imyaka nkurusha ndi myinshi, simbanga ndi nyirasenge. Mwana wa ibirenze kuri ibyo nzaca hirya, nzaca no hino, nzaca n'imbere, nzaca n'inyuma, nzishakira amakuru, nzabyikorera. Ahubwo ikiruta byose yego kora ibyo nkubwiye, sibyo? Wowe genda ukora ibyo nkubwiye, wiyoroshye, worohe, wigira injiji, wigira n'ikigori, yego, kugira ngo turebe ko nabo bajya bagira n'isoni bagahinduka, tunabasengera. Nibitaba ibyo nzabyikorera rwose. Ari masenge wabanye ngo kuntu dusa usenda sana nawe umuntu w'umugore ufite uramutse usa n'uriya mugore sinazongera kukuvugisha.